sibyo? Munezerwe, muruhuke. Ikindi reka mbabwire, muri byo avuga ngo umutwaro wanjye ni muri 183 mu ndirimbo zibanze. Umutwaro wanjye Kristo yarawikoreye, sibyo? Reka mbabwire, umutwaro w'ibyaha uraremera cyane. Nta nahantu uhuriye n'umutwaro w'ubukene, nta nahantu uhuriye n'umutwaro w'ubupfakazi, sibyo? Nta nahantu uhuriye n'umutwaro w'ubugumba, sibyo? Umutwaro w'ibyaha ni umutwaro uremera cyane. Nta kintu kiremera nko kugendana umutima ukubwira ngo ufitanye ikibazo n'Imana kandi zakujyana mu muriro. Icyo kiremera kurenza ibindi bintu byose. Reba umukiranutsi yaba kuki, yaravuze ngo naho imitini itatoha bagahingira ubusa imyelayo, inzabibu ntizere, amashyo agashira, ngo nta kizambuza kwishimira Uwiteka nkanezerererwa Imana y'agakiza kanjye. Umunezero w'agakiza niwo munezero buri wese akeneye, kandi ni umunezero ubeshaho umuntu wese naho imitini. Nongeye kumva rya jambo twasomye mu Baroma mu kanya ngo gukiranuka guheshwa no kwizera kugakomezwa, nk'uko byanditswe ngo umukiranutsi azabeshwaho rise rigaruka. Ubwo gukiranuka dukura kuri Kristo kubeshaho umuntu, gutanga ubuzima naho imitini rise rigaruka. Niyo kintu umuntu akeneye, naho umugabo yabagukubise ubunejejwe nuko Imana yakwemeye. Nawe atagukunda ubunejejwe nuko wabonye umukunzi mwiza. Muri byo ngo nabonye umukunzi mwiza, yarankunze ntamuzi, yamfatishije umugozi ariko rukundo rwe. Izo ngoyi zane kwimbata ye bose. Niwe nanjye n'uwanjye, niwe nawe n'uwari kiziteka byose. Sibyo se? Niyo nshuti, undaravuga ngo niyo nshuti iruta inshuti zose zo. Anduhura ndabaye, sibyo? Angiza ngicyo byiringiro by'abakirana. Yesu ni uruta inshuti zose. Ndashaka kuvuga ngo niyo batagukunda, niyo bakwanga, niyo amafaranga utayabona, urabati mfite icyo amafaranga atagura. None zereka mbabwire, Lazaro na Nyamutunzi ni urugero rwiza. Nyamutunzi kuko idini yatwereka ko umuntu Imana yishimiye imuha amafaranga. Buriya ari Lazaro na Nyamutunzi Imana yarishimiye nini? Kuba Imana ikwishimira ntibivuze ko igiye kuguha amafaranga. Ahubwo Imana yishimira mu bugingo buhora. Nyamutunzi yari umunyabyaha, Lazaro ari umukira. Nyamutunzi atunga menshi, Lazaro atunga Kristo. Ariko wavuye hano buri wese ajya mu mugabane we. Nyamutunzi ngajya mu gituza. Bibiliya ibigiranye no kujya mu gituza cya Aburahamu. Urakoze cyane. Lazaro ajya mu gituza. Kuki byitwa gutyo? Nuko Aburahamu yitwa sogokuruza w'abizera. Muri make kuvuga ngo ajya mu gituza cya Aburahamu, ajya mu mwanya Imana yageneye abizera nka Aburahamu. Ajya kubanezerewe, waruhutse. Sibyo? Ariko Nyamutunzi nawe ngo ajya ahantu yababazwaga cyane, mu mugabane w'abanyabyaha. Nikigaragaza ko niyo tuvuye hano, nubwo tuba tutarambikwa ya mibiri y'icyubahiro, ariko abakiranutsi batangira kunezerwa. Si no gutangira, baba baratangiriye hano, bakomereza mu munezero. Ariko abanyabyaha nabo bahita binjira muri wa muriro, batangira kuwusogongera hakiri nubwo hari umunsi nyirizina, ariko wawusogongera hakiri kare.
kandi no mu isi baba urimo, kuko nta mahoro y'umunyabyaha, niko Uwiteka avuga, byanditse muri Yesaya 57:21. Nivugiraga ko amaganya yanjye Yesu agira ute arayanyakira, sibyo? Ntanyemerera ko mbabara, sibyo? Arambwira turababazwa n'iki ko nakumaze umubabaro, kimibabaro yawe ari nge wayishyizeho kugira ngo wogire ute uba amahoro unezerwe, sibyo? Ntabwo nukuri nimba ari umuntu atekereza gutya byibagirwa, ntabwo gutunga ibyo mu isi ari ikimenyetso cy'uko Imana ikwishimira. No, abashinwa nibo tugurira ibintu byinshi dukoresha hano, n'uwo Yesu tuvuga benshi ntibamuzi, basenga inyamaswa, basenga ibintu bisanzwe, sibyo se? Ariko ni igihugu gikomeye cyane ku isi cy'abashinwa, sibyo? Bivuze rero ngo ntabwo kuba twarizeye Yesu inyungu yabyo ari kuzabona amafaranga menshi turi hehe, ahubwo inyungu n'ubugingo. Bavuze ba murongo Yohana 3:16 ko Imana yakunze byatumye itanga umwana wayo kugira ngo umwizera wese tiwumva. Yaradukunze duha Yesu kugira ngo umwizera wese, ngiki cyo cyatumye dukunda, ko ari kugira ngo tutazagira ute ahubwo duhabwe, sibyo se? Ndavuga umutwaro w'ibyaha uraremera cyane kurusha indi mitwaro yose ibaho. Nanone iyo ukuweho umutwaro w'ibyaha ugira umunezero uruta indi minezero yose ibaho, kandi no umunezero w'iteka ryose, sibyo? Rwose wowe wagize amahirwe ukabana natwe uyu munsi, ngiri ijambo ry'ubutumwa bwiza. Ni ijambo rikwiye kubwirwa abari mu isi bose kugira ngo baruhuke kandi babeho neza, banezerewe, ariko babikesha Kristo Yesu wadukiraniye n'Imana. Abaroma 5 wera ku murongo wa mbere avuga ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. We wadushyikirije ubu buntu dushikamye, none kugira ngo duhere ko tugira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ngo ariko si ibyo gusa, hepfo ntabwo twishimira no mu makuba yacu. Umuntu akeneye kugira ubuzima bwishima no mu makuba. Ubwo buzima nubwo umuntu wamaze gutsindishizwa no kwizera ne, ngo si ibyo gusa ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kubera ko tuzi ko amakuba atera kwihangana, sibyo? Kwihangana nako kugatera kunesha nabyo bikaturemera ibyiringiro, kandi ngo bene ibyo byiringiro ntabwo bikoza isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu ku bwa Roho Mutagatifu cyangwa ku bwa mwuka wera, sibyo? Numva rero wa mwanya twari twavuze nawo w'ibibazo tutawirengagiza, nubwo ibintu byasobanuwe, ariko mba nzi ko hari igihe umuntu agira ikibazo yabaza, cyangwa se n'ubundi bwunganizi yagira ute yatanga ku ijambo ryavuzwe. Ubwo rero navuga ngo reka umwanya usigaye tuharire iyo gahunda y'ibibazo cyangwa se ubwunganizi ku baba babifite ibyo byombi mvuze, cyangwa kimwe muri byo. Imana ishimwe ku bwa Yesu none iteka ryose.